Komeza. Ni ibisanzwe ni igeno uti barava imyuna ariko nta yavuye wallahi. Oya none se ubwo nari kuyiva kandi tukiri mu biro by'abana. Mu biro byo gutora nkaho uri inkoko. Uyu munsi byari ibintu bimeze bite kuri wowe cyangwa se muri career yawe? Uyu munsi byari ibintu byiza kuko ni umunsi nyine mbashe kuba nabona igikombe n'imidari. Tukaba dutangiye gutegura amarushanwa zaba muri Kwakira ku rwego rwa igihugu. Was popping Kigali, was popping Rwanda, was popping Africa, was popping my people around the world. Mumeze fresh sana nkuko numva ngizeye bantu banjye nababwira ngo nanone ni kuri Nest TV. Ushobora kwibaza ngo what about today, niki tugarukanye uyu munsi rero nkuko muri kubibona dutangiranye abasore bari gushyushya akaboko. Ushobora kwibaza ngo bari kugashyushya bagiye kugakoresha iki uyu munsi. Nanone ni hahantu muri fitness point, ni wa munsi umwe nanone, ariko kandi hari ibindi utigeze ubona bidasanzwe. Uyu munsi turi kuri gahunda yo gukurura ikamyo ya toni 20 imwe ijyamo amazi. Iyo kamyo ndi kuvuga si ukubabeshya, ni iyi ngiyi ndi kubereka. Iyi kamyo abahungu bagiye kuba bayikurura mu ntera ingana na metero 10 ku muvuduko utarenze umunota. Nimvuga umunota uraza kubyumva neza, ubwo biri munsi ibyo barwanira byose biri munsi y'amasegonda 60 kuyikurura muri metero 10. Ushobora kwibaza ngo ese ibi bibaho, ibi birashoboka cyangwa ntibishoboka? Nakubwira ngo birashoboka. Stay tuned, komeza wirebere. Hano harimo nanone umugabo uterura ibiro 300 akabikubita urutugu akirukanka, bamwita Jimmy the Strong Man. Nawe muri bugende mumubona muri iyi video. Nakubwira ngo stay tuned, ntucikwe sincikwe. Boom. Jimmy! Easy money. So, guys, we said we strong men. So I'll give a difference. Now I don't do that. So my brothers, we are done. I'm done. So strong man, for us we compete everything. We do strong, we do powerlifting, because we also do drifting. So this one we call it yoke. Eliminate magana 3. Kind of when you meet us. So, as you go to category yanjye, magana 3 million gukora. So, I'm representing from the committee. This is the strong man. As you guys know, nababwiye ngo ibintu hano ntabwo byoroshye nkuko mumaze kubyibonera. Ibintu hano biteye ubwoba kandi birushijeho gukomeza gutera ubwoba. Nkuko uri kubibona abantu bo n'urujya n'uruza bategereje noneho igikorwa kidasanzwe kigiye kubera hano, kugira ngo nk'ukuri kubireba hano hari ikamyo bagiye gukurura, bayikurura bayivana ahiri. Ni ikamyo nini zimwe z'amazi, ngira ngo uri kubibona ntabwo ari ukubeshya. Abagabo biyandikishije mu kuyikurura hakaba harimo Rutambi, hakaba harimo na Rusizi, hakaba harimo na nuriya mugabo wundi muri kubona uri kubacira imirongo, ngira ngo ari nawe uzanye igitekerezo cy'uyu mukino mushya hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero ni ibintu bitoroshye, navuga ngo biteye ubwoba. Twagiye tubona Rutambi akurura imodoka, ariko ntabwo yari akagera ku rwego rwo gukurura ikamyo nk'iyi ngiyi ingana gutya. Ngira ngo rero ushobora kugira amatsiko menshi kandi nanjye ndayafite. Icyo nakubwira cyo ntukureho
kamera yawe nk'uko nanjye ntari buyikureho ndeka kukwereka abahungu nk'uko ubibona bari ready bari tayari abamaze kujya mu irushanwa kugira ngo ni ibintu navuga ngo ntabwo byoroshye ariko ntabwo turi bucike intege tugiye kureba uko biri buze kurangira komeza rero ntucikwe n'ikintu na kimwe igikorwa ugikurikirane uko cyakabaye ngira ngo urabibona barangije settings bamaze kwerekana aho amapine ari buhagarare barayikurura bayivana hariya yariri bayizane igere hariya uri kubabona ngira ngo urabibona instructions ndetse anasobanura uko amategeko y'uyu mukino aba ateye ibindi rero nakubwira ngo ihera ijisho nanjye ndagukurikiranira 5 kuri 5 nta kintu na kimwe kibuze kuba kigucika stay tuned umugabo ubona ari nk'umuhimanya akazaba atagira babahaye umunsi wose kumwaye Let's go, man! Finish!
But it's not inside my place. Kazi kwenye Qur'an. Give. Let's have this. Perfect. Abantu bakoranye na Rutambi best press ngo ni Rutambi ni Makombe uwa kabiri ni Ahmed Awad Makombe ni wa gatatu. Where is second and third? That's second. The second is there. Second is here. Turahera ku bigari igikombe aragihabwa nyuma. Turakurikizaho abakoze bench press muri iyo kategori. Thank you. Let's have a picture. Picture, please. Let's have a picture. Turakurikizaho deadlift wa mbere yabaye Makombe. Makombe ni wabaye wa mbere. Okay. Makombe. Okay. Let's have this. Close up. You Close think up. on the bench? Let's have this. Let's have this. Let's go, My people again nongeye kugaruka mbabwira ngo ese mwabonye byari bimeze bite kwe ibintu n'uruca abana njyewe byandenze ibintu biri ahangaha wa muntu we wumva ufite iwaba niboko ngwino uhangane nabo bagabo Rutambi bimeze bite nyuma y'amarushanwa Shabela meze fresh nose nyuma y'amarushanwa urabona ari kimwe twabaye ni bisanzwe ni igeno uti barava imyuna ariko nta yavuye wallahi oya none subwo nari kuyiva kandi tukiri mu biro by'abana mu biro byo gutora nkaho uri inkoko uyu munsi byari ibintu bimeze bite kuri wowe cyangwa se muri career yawe uyu munsi byari ibintu byiza kuko ni umunsi nyine mbashe kuba nabona igikombe n'imidari tukaba dutangiye kwitegura amarushanwa azaba muri Ekwakina ku rwego rw'igihugu bazatanga imodokari banagira umuntu banakuramo bamwohereze hanze ubwo no kuvuga ngo n'umwana uri Rwamagana ewana yemerewe kuzaza i Kigali akajya muri aya marushanwa akajya ariko arahanaza agomba kuzabanza guca tembo yarakwisha ariko rakareka nose iba none ibintu byo gukurura imodokari byo wabonye yuko byo ni ibisanzwe bya hatari baza kugira ngo umuntu azane irushanwa birangira uri mutsinzemo ariko uriya mugabo ntabwo yoroshye nawe ukurura imodoka kabisa yarabayitaye oya aroroshye kuko we ya kompetinze we mu bintu amenyereye kandi amaze n'ibisa n'arafatira imyitozo none twebwe twaje gukompeta ngiye sinyikora sport ngiye kubuta 2 weeks nako ngiye kubuta 2 months natarimo ndegeye cyuma bityo nuko ndimo ndubaka jimwe ndimo ndavugurura nayigiye kurangira nzakora ibintu byose kugeza naho nzajya nkora ubwoya buri mubiri Rutamba abantu babibonye hari ibintu terura bikanga n'ubwo wenda batasobanukirwa byo kuvuga ngo ni ibiro n'ibiki izeza abantu bawe kuri kamera ko kuri hatari ugutsindwa kandi ubutabiri ibintu bitazasubira kandi bitewe nabo tunganya ibiro ubona gitwaye igikombe ari mpamvu bakimaye niyo mpamvu bakiguha ariko umuntu okay fine ku muntu utabizi hano ntabwo bareba ngo wateruye ibiro biremereye ahubwo babirebaho ariko bashingira ku biro by'umubiri umuntu afite ubwo suko umuntu afite ibiri 140 aje gukora binga cyane byo biramunaniye ubwo ngo aba ari umuntu haryo
wowe ubarirwa mu biro bingahe? ubu ngubu ndi kunywa vinegere mfite 8 ibiro 85. Rutambi wakoze cyane. Mwakoze cyane rero kubana natwe ni kuri Nest TV nk'ibisanzwe, nakubwira ngo ibyiza biri imbere kandi mujye mukomeza kudushyigikira nk'ibisanzwe. Ciao ciao. Bless you man. Thank you my